tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isengesho. Tugiye kureba isengesho ni iki? Ese gusenga neza ni gute? Isengesho rikora rite? Turebere hamwe uburyo ushobora gusenga bukaguha amahirwe yo gusubizwa. Gusenga ni igikorwa abantu benshi bakora, ahubwo tubivuze neza abantu bose barasenga, nta muntu n'umwe udasenga. Gusa benshi babikora batabizi, kuko muri rusange tuzi ko isengesho rigira uburyo bwaryo riteye, amagambo afite uburyo yubatsemo bitandukanye n'imvugo zindi zisanzwe, ndetse tuzi ko umuntu asenga mu gihe yabitekerejeho akabiha igihe cyihariye. Tugiye gusobanura isengesho icyo ari cyo, umumaro waryo n'uburyo isengesho rikoramo. Ababa mu madini bamenyereye ko umuntu iyo asenga mu magambo avuga hagomba kubonekamo ijambo y'Imana, Yesu, cyangwa andi magambo aganisha ku Mana. Ibi ni byiza, ariko isengesho ryuzuye rigomba kuba rishingiye ku ntego. Tumaze kuvuga ko gusenga bikorwa n'abantu bose, kandi buri wese abikora mu buryo bwe. Gusa sintekereza ko ari benshi basobanukiwe isengesho icyo ari cyo, uburyo rikoramo n'uburyo bwiza bwo gusenga. Gusenga tubimenyereye mu madini, umuntu iyo agiye mu rusengero avuga ko agiye gusenga, ku buryo benshi bazi ko umuntu utajya mu rusengero adasenga, ndetse n'abatajyayo nabo ubwabo batekereza ko badasenga. Ariko mu by'ukuri isengesho ribera mu bitekerezo byacu, kandi turabizi ko umuntu muzima wese ntabwo ajya ahagarara gutekereza. Intego y'iyi video ni ukugusobanurira isengesho icyo ari cyo, ibirigize, uburyo rikora, ndetse n'igihe cyiza cyo gusenga. Ibi bigafasha buri wese utwumva kugira amahirwe yo kubasha gusenga ku buryo bwuzuye no kugera ku nyungu zabyo. Ngewe wumva ni Hakorimana Eliel. Gusenga ni igikorwa kibera mu bitekerezo. Ibitekerezo kandi ni inzira ihuza ubuzima busanzwe n'isi y'umwuka. Iyi ni impamvu ikomeye cyane umuntu akwiriye kwita cyane ku ngengabitekerezo ze. Iyo utekereza neza bivuze ko amasengesho yawe aba ari meza. Iyo utekereza ibibi nanone amasengesho yawe aba ari mabi. Gusenga byabayeho kuva umuntu yaremwa. Gusenga byabayeho idini cyangwa insengero bitaraza. Gusenga ni igikorwa cy'umutima. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka uba muri twe. Mu by'ukuri umuntu udasenga ntabaho, kuko gusenga bikorerwa mu bitekerezo. Gusenga ni uburyo umuntu ahana amakuru n'Imana. Igihe cyose utekereza uba wohereza amakuru mu isi y'umwuka, ndetse nawe uba ushobora kwakira andi makuru akomotse mu isi y'umwuka bitewe n'ikigero cyo gutuza urimo. Icyakora kuko kenshi tuba duhugiye mu bintu bitandukanye kandi rimwe na rimwe bibi, tuba dukwiriye kugira umwanya wihariye wo gutuza, tukerekeza ibitekerezo byacu ku bintu twebwe tubona by'ingenzi kuri twe. Uku niko gusenga, kwa gusenga tumenyereye. Iyo dusenga habaho kwereka Imana ibyacu dutekereza n'ibyiyumvo byacu, ndetse no kwakira amakuru. Ubwo ni ibitekerezo cyangwa ibyiyumvo bishya duhabwa n'imbaraga z'Imana. Kuva umuntu yabaho, uku guhana amakuru n'Imana kuriho, ndetse kuzahoraho iteka ryose, kuko umuntu nicyo kimubeshaho. Muri aya makuru niho umuntu akura imbaraga ndetse no kubakika k'ubuzima bwe bwose. Uku kohereza amakuru ku Mana no kuyakira bihoraho mu buryo budahagarara, uri maso cyangwa se usinziriye. Ibi birakwereka impamvu y'ingenzi umuntu akwiriye kubaho yitaye ku mitekerereze ye, kuko ibi byose niho bikorerwa.
nibikugora kubyumva ufata urugero ku giti giteye mu butaka. Ubutaka giteyeho ni muri bwo kivoma ibigitunga byose kugira ngo kigire ubuzima. Igihe cyose iki giti gifite ubuzima biba bisobanuye ko kiba kiri kwakira mu buryo bwuzuye ibyo gikeneye bituma kiba igiti kizima. Iyo habayeho impinduka mu buryo cyakiramo ibigitunga, ubuzima bwacyo nabwo burahinduka, gishobora kuma cyangwa kikarushaho kugira itoto bitewe n'ibyo gihabwa. Uku ni nako ubuzima bwacu abantu bumeze ku Mana. Ubugingo bwa muntu buturuka mu Mana, imbaraga n'ubwenge byose byacu biva muri yo. Mu isi y'umwuka niho tuvoma byose bidufasha kubaho. Gusa abantu dutandukanye n'ibindi biremwa kuko dufite ubwenge. Twe dufite ubushobozi n'uburenganzira byo kugena uko isi imera. Ubwo turavuga ubuzima bwacu ndetse n'ibiba muri bwo. Niyo mpamvu natwe mu butumwa duha Imana mu isengesho tuyereka uko twifuza ko ibintu bigenda. Isengesho rero ni inzira, uburyo umuntu asabanamo n'isi y'umwuka. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Bisobanura ko Imana ari iri hejuru ya byose. Umuntu wese kugira ngo abeho byuzuye nuko ubushake bw'Imana ku muntu cyangwa amahame yayo ku buzima yubahirizwa. Iby'Imana ishaka, uko Imana yagennye ko tubaho, aba ariko tubaho kuko nibyo bitubereye. Muri video zabanje twarabibonye ko umuntu afite igice kigenga ubuzima bw'umwuka, subconscious mind, kibitsa amakuru y'umwimerere agena uko ubuzima bukwiye kugenda. Intego y'iki gice ni ugutuma tumererwa neza, kuko umumaro wacyo n'intego yacyo ni ugushyira ku murongo ibintu byose kugira ngo bitunogere cyangwa binogere imibereho yacu. Iki gice ni inshuti yacu itabasha kutugambanira na gato, cyo ntigisinzira, kitwitayeho ibihe byose. Nicyo kivura ubuzima bwacu bwarwaye, cyo kibereyeho kongera gusubiza ku murongo ibyo twangije ku buzima bwacu kubera imyitwarire yacu mibi. Ibi birakwereka urukundo Imana ikunda umuntu n'uburyo ibyo imwifuzaho byose ari byiza. Abantu benshi iyo tuvuze ubushake bw'Imana bagira ubwoba, kuko tumenyereye ko iyo wahuye n'ibibi abantu baravuga ngo ubwo niko Imana yabishatse. Ndagira ngo mbwire abantu ko Imana itajya igambirira ikibi ku muntu. Icyakora yemera ko bitubaho, kuko abantu twahawe uburenganzira bwuzuye bwo kugenga isi. Isi ni iy'abantu. Ibibi ni ingaruka z'imigirire mibi y'abantu. Niyo mpamvu Imana yemera ko bitugeraho. Gusa byinshi biturindiramo kubw'urukundo rwayo idukunda. Gusenga ngo iby'Imana ishaka, Yesu yavugaga ko tugomba guhora twibutsa ko amahame y'Imana ku buzima bwacu ari meza. Dukwiriye kuyemera, tukareka kuyoborwa no kwifuza kwacu kugendera ku marangamutima, tugashyira imbere ubushake bw'umwimerere Imana igambiriye ko ubuzima bw'umuntu bukwiye kubamo. Ifunguro ridutunga uyu munsi uriduhe. Hano tuba tubwira Imana ngo ikomeze isano yacu nayo, ubuzima bugwire muri twe, dukomeze kubaho, ikomeze iduhe imbaraga. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Ntidukwiye kwibagirwa ko hari imbaraga zirwanya kubaho kwacu, zidutandukanya n'Imana, zigambiriye kwangiza umugambi wayo mu isi. Iyo umuntu ayobye ni igihombo ku Mana, kuko umuntu yaremewe kugira ngo Imana y'ubwayo iture muri we.
turebye muri iri sengesho mu by'ukuri amagambo yose arimo agamije kurema mu muntu kamere yuzuza amahame cyangwa umugambi w'Imana. Abantu benshi iyo basenga batondekanya amagambo ku buryo umusabye kuyasubiramo atabasha kuyibuka. Uko asenze nonaha iyo yongeye gusenga avuga ibihabanye n'ibya mbere. Gusenga gutya ni ikibazo giterwa no kuba benshi batazi impamvu yo gusenga ngo bamenye uko isengesho rikora. Mu nsengero bavuga ko amasengesho agera kure cyane ndetse atambuka n'inyenyeri. Ariko se gute? Ese amagambo tuvuga, amajwi yacu araguruka mu kirere? Iyo dusenga naho wakoresha indangururamajwi ivuga ite, urusaku rw'ijwi ryawe rugenda metero nkeya cyane ndetse ahantu hari ibindi bintu bisakuza ijwi ryawe rigarukira hafi cyane. Ibaze noneho turi mu rusengero amagana y'abantu buri wese asenga mu buryo bwe. Ese ijwi ryawe ryagera kure hangana hate? Urabyumva neza ko bidashoboka. Ariko umuntu ufite telefone abasha guhamagara mu birometero byinshi atavuye aho ari kandi bidasabye kuvuga cyane. Ibi biterwa no kuba fone ye ifata ijwi ikariremamo imbaraga zihuta cyane mu kirere zikakirwa n'iminara ifite amaresepteri ahwanye n'izo mbaraga. Iyo minara igahanahana za mbaraga kugera kuri telefone y'uwakirijwe. Amasengesho yacu nayo ni nk'uko agenda. Uburyo turemye turi nk'ibikoresho birema imbaraga. Turi ibikoresho bifite ubushobozi bwo gukontorora imbaraga. Muri twe igice cyacu cy'umwuka ni igikoresho kidufasha gukominika n'Imana. Umwuka wacu ufite ububasha bwakira bukanohereza ubutumwa mu isi y'umwuka ku Mana. Igice cyacu cy'umwuka ni umunara. Ubwonko bwacu butekereza ni akayunguruzo gashungura ibitekerezo byacu mbere y'uko byakirwa n'umunara ubyohereza mu isi y'umwuka. Ibintu byose ubwonko bwacu butekereza cyangwa conscious mind yacu yemeye ko ari ukuri bihita bijya muri subconscious mind cyangwa wa munara uri muri twe ukorana n'isi y'umwuka mu buryo bwa feelings. Ibintu ubwonko bwacu bwemeye ko ari ukuri nibyo byonyine bibasha kwinjira muri subconscious mind yacu. Ibi bivuze ko ibintu byose uvuga cyangwa bitambuka mu bwonko bwawe iyo utabyemera ko ari ukuri nta mbaraga bigira zo kwinjira muri subconscious mind yawe. Iyi niyo mpamvu benshi basenga imyaka myinshi ntibabone impinduka mu mibereho yabo. Basenga amasengesho menshi ariko bavuga ibintu batizeye ko ari ukuri. Kwizera cyangwa kwemera ufite mu kintu ni imbaraga igisunikira mu munara ugitwara mu isi y'umwuka aho ibintu byose biremerwa. Ushobora guhita umbaza uti aya masengesho y'aba bantu noneho abura iki kugira ngo agire imbaraga zihagije? Mbere y'uko usenga isengesho rikwiriye kubanza gutegurwa. Ukwiye kubanza kumenya intego mbere yo gusenga nk'uko isengesho rya Yesu ryari riri. Isengesho ahantu hambere ribanziriza gukora ni muri twe ubwacu. Mu bwonko bwacu butekereza mbere yo kwinjira muri subconscious mind. Impinduka ziremwa n'isengesho zigomba kubanza kuba muri nyir'isengesho mbere y'uko ryinjira mu isi y'umwuka. Isengesho ubwaryo rigomba kuba ribasha kukuremamo kwizera guhagije wowe nyiri ugusenga. Noneho uko kwizera kukaba ariko kurisunika rikagera mu munara ugomba kuritwara mu isi y'umwuka. Intego ni cya kintu ukeneye ko gisora. Bibiliya ivuga ko dukwiye gusenga ubudasiba. Gusenga ni igikorwa kigomba guhoraho. Ni ukuvuga ngo intego usengera ugomba guhora usenga
ugasengera icyo kintu kenshi cyane igihe cyose kitarasohora, kuko isengesho muri twe rituremamo kwizera. Uko kwizera akaba ari ko gukomeza guha imbaraga iremwa rya cya kintu dushaka ko gisohora. Impamvu tuba dukwiye kugira intego, cya kintu kiri mu ntego yacu nicyo dusaba ko gisohora. Uko tubivuga kenshi, ibitekerezo byacu kuri cya kintu bigira imbaraga cyane, bikarema imaje cyangwa amafoto ya cya kintu, tugatangira kukibona nk'aho tugifite. Aya mashusho arema feelings muri twe, tugatangira kwiyumvamo ibyishimo byo gusohora kw'intego yacu. Izi feelings cyangwa ibyiyumvo byo gusohora kwa cya kintu bimaze kugera ku gipimo gihagije, bihita byakirwa na subconscious mind, wa munara ubyerekeza mu isi y'umwuka, aho ukwizera kwawe kuba gushyitse ku gipimo gihagije. Subconscious mind ihita itangira kurema inzira ya cya kintu kizacamo. Izi nzira wowe ntukwiye kuzibazaho kuko si umurimo wawe. Ugiye kubyibazaho bituma kwizera kwawe gucika intege utarabona igisubizo. Icyo usabwa ni ugukomeza gusenga rya sengesho, ukagumana kwa kwizera kwawe, ya mafoto na bya byishimo bikakugumamo, kugira ngo subconscious mind yawe ikomeze kwakira imbaraga zihagije kugeza igihe iremwa ry'igisubizo cyawe rirangiye, imbogamizi zose zimaze kuva mu nzira, ukagera ku gisubizo cyawe. Urabona ko gusenga ubudasiba ari rwo rufunguzo, ukita ku bikorwa bigaburira ukwizera kwawe, amagambo uvuga, ibitekerezo byawe, imaje, ya mafoto na feelings ku ntego yawe. Igihe cyose utarabona icyo usengera, ntukwiye guhagarika rya sengesho ku ntego yawe, ugahora uvuga intego yawe mu buryo bumwe bwumvikana neza mu gihe uyisengera. Ikintu usengera ugomba kugisobanura neza uko ukeneye kizaba kimeze. Urugero, niba ushaka telefone, ukwiye kumenya ubwoko bwayo, ibiyiranga byose, ku buryo wayituma umuntu akayikuzanira ashingiye ku birango wamubwiye, ku buryo uzayibona nawe ugasanga koko niyo neza washakaga. Niba ari ikibazo ukeneye ko gikemuka, ukwiriye guhitamo wowe ubwawe igisubizo ukeneye guhabwa, akaba ari cyo usaba. Hano ndibutsa abantu, amasengesho yawe ni byiza ko abagambiriye ibyiza kuri wowe ndetse n'abandi. Iyo usaba ibintu byakwangiza kubaho kw'abandi, ibi ntibishobora gusohora rwose, kuko mu isi y'umwuka ibyiza bigira imbaraga cyane kurusha ibibi. Amasengesho wowe ubwawe wisengera agira imbaraga kurushayo usengerwa n'abandi. Niyo mpamvu tubaho hari abatwifuriza ibibi ariko tukanga, tukabaho kandi tukagera ku ntego zacu. Nuko baba bari kutwifuriza ibibi ariko twebwe turi kwifuza ibyiza, turi gusengera ibyiza. Tukiri hano, menya ko kugira ngo ikintu usengera ukigereho ni ukuba ugifite ku mutima wawe nta buryarya, ni uguhozaho kandi ubishyize ku mutima. Kwakira igisubizo naho kenshi habamo ikibazo. Hari igihe igisubizo cyiza ntubashe kumenya ko ari igisubizo cyawe, cyangwa ukitiranya ibindi bintu n'igisubizo cyawe. Igihe cyose ufite icyo usengera, ukwiriye cyane kwita ku bitekerezo byawe ndetse na feelings zawe, kuko ntabwo uzi inzira uzasubizwamo. Impamvu ukwiye kubyitondera, ubusanzwe hari message umutima wawe uguha, cyangwa subconscious mind yawe iguha, ikugira inama cyangwa ikwereka icyo ukwiriye gukora. Hari igihe ushobora kwiyumvamo imbaraga igusunikira kugira icyo ukora kuri ya ntego yawe. Usabwa kugira umwanya uhagije wo kubitekerezaho. Iyo ari ibya nyabyo, ugenda ubona impamvu zigusunikira kubikora. Iyo atari byo, nabwo umutima wawe
uguha mesaje nko gucika intege cyangwa ukumva udatekanye mu gihe uri kubitekerezaho. Noneho igihe cyiza cyo gusenga nicyo tugiye kureba, n'imyiteguro naho ukwiriye gusengera. Isengesho kugira ngo rigire imbaraga mu mwuka bituruka ku buryo uhagaze mu bitekerezo byawe. Mbere yo gusenga ukwiriye gukora ibintu byose byorohereza ubwonko bwawe gutuza. Iyo ubwonko bwawe butekereza butuje, bikangura ubushobozi bwawe bwo kuganira n'isi y'umwuka. Ubwonko bwawe iyo butuje bworoherwa no kumva neza ukuri. Kuba nta kavuyo kari mu bitekerezo byawe bizamura ubushobozi bwo kwakira no kwemera. Ushobora gusengera ahantu hose mu gihe ubona nta bikurangaza. Ahantu hose habasha guha umutima wawe gutuza bihagije ku buryo ubasha gushyira umutima ku bitekerezo ndetse n'amagambo yawe mu gihe uri ahantu wabasha kuvuga. Ahantu haguha umutuzo uhagije ku buryo wumva bikorohera kurema amashusho y'igisubizo wifuza. Ikindi ukwiriye kumenya, si byiza kuvugira amasengesho y'intego zihariye mu ruhame aho abantu bose bakumva. Intego zawe zigomba kumvwa gusa n'umuntu musangiye intego cyangwa undi ubasha kugira ubufasha aguha ku ntego yawe. Niba wafashijwe n'iki kiganiro, ushobora kubitwereka ukanda like na subscribe. Murakoze cyane.